dore ibintu wa musore we, wa mubyeyi we, ibintu uzabona ku mukobwa ugahita wirukankira kure, ugahita ubangira amaguru ingata ukagenda. Ni ibintu bitanu bigaragaza umukobwa udashobotse, umukobwa rwose nyine muri sosiyete rwose ubundi akenshi babita ibirumbo, urumva. Ariko ibi bintu bitanu ngiye kukubwira, nuramuka ubibonye ku mukobwa uzamenye yuko uwo mukobwa rwose ntakirimo. Ni wa mubyeyi we, niba uzi ko ufite umwana w'umukobwa umeze utya, ufite iyi mico uko ari itanu ngiye kukubwira, uzamenye ko rwose nta mukobwa wifitiye, waragendesheje wa musore we. Niba ufite sheri umeze gutya, ukaba ufite imana yuko wenda mutarabana, hindura kuko uyu ntakirimo, nta mukobwa waba ujyanye, waba witwariye ibandi wa mugani. Ntacyo waba ujyanye pe, nta kintu waba ujyanye. Ni ibintu bitanu akenshi ukunze gusanga aba bakobwa bahuriyeho, abakobwa baba badashobotse muri sosiyete cyane cyane. Ni imico umuntu ushobora kubyumva wowe ukumva ko ari imico isanzwe, ariko uzarebe akenshi abantu baba bayifite usanga nyine badashobotse. Uzabirebe usanga akenshi badashobotse. Reka nze tubitangire. Ni ibintu bitanu nateguye, gusa mbere yuko ntangira nakwibutsaga, niba utarakora subscribe ko wayikora kuri channel yacu Ngendo Rw'Igikundiro rwa Manuel Rimwe Nyirimunga, nyita Kaenzo. Ikintu cya mbere, umukobwa unywa icyuma. Kunywa inzoga nta kibazo, kunywa inzoga pe nta kibazo, ariko umukobwa uzasanga anywa icyuma, zino ngo za nobilisi, zino ngo za nguvu, nambe n'umusore pe, ariko umukobwa uzasanga akora ibi bintu, uzamenye yuko uwo mukobwa nta kiba kirimo. Umukobwa unywa icyuma, umukobwa unywa icyuma rwose, menya yuko uwo mukobwa nta kintu ufite, nta kintu waba ufite rwose. Uramutse umujyanye waba wikururiye ibandi, nta kintu waba ujyanye pe, kandi ubyumve nta kintu kiba kirimo. Umukobwa unywa icyuma, uyu we rwose umugendere kure. Niba ari uwo muziranye aka kavidewo kamwoherereze kamugereho rwose. Umukobwa unywa icyuma nta kintu uba ujyanye. Reka dusimbuke tujye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri, umukobwa utazi guteka, utajya ufura, utakoropa, nyine utakora twa turimo two mu rugo, twa tundi two mu rugo tworoshye. Umukobwa utakora ibyo bintu, uzamenye yuko niba ari nka sheri wawe, yego simvuze ngo umukobwa wese agomba kwigira umukozi, ariko hari ibintu ugomba kuba uzi. Nimba uri umwana w'umukobwa cyangwa se ukaba uri n'umumama, niyo waba ufite buriya abakozi 500 mu rugo rwawe, ariko buriya uba ugomba kuba uzi gutekera akantu umugabo wawe, uzi gutekera ibiryo umugabo wawe akunda, ibintu nk'ibyo. Ubundi ni ibintu byakaranze umumama uwo ari we wese, cyangwa se n'umukobwa uwo ari we wese wajya gusura sheri wawe ukamutekera. Niyo yaba afite umukozi ariko ukagenda ukamubuza wowe ukabyikorera, ni ibintu rwose biba bishimishije. Rero uwo mukobwa uzasanga agize ngo imyaka ngo 20 n'ingahe, atazi guteka, atakoropa, atafura, uwo mukobwa umenye ko nta kintu kiba kirimo, nta kintu uba ujyanye pe. Ni wa mubyeyi we, niba ari umwana w'umukobwa ufite umeze gutya. Hari ukuntu bajya bavuga ati nta mugore ujyanye wijyaniye ibandi. Rwose uramutse ushatse uwo mukobwa byagorana. Reka twihuse cyane tugere ku cya gatatu. Umukobwa umusohokana agafotora ibiryo. Ni ibintu abakobwa benshi bakunze gukora, ugasanga mwagiye akamara nk'isaha yose ari gufotora ibiryo. Uwo mukobwa nta kintu kiba kirimo. Kuko niba ndaguha urugero, niba wenda ari umukobwa wasohokanye nawe, wenda ukamugurira ifi, ugajya kubona ukabona atangiye kuyifotora kugira iki n'iki, ibyo ngibyo aba ari ibintu ubundi aba ari ibintu abonye bwa mbere. Urumva iyo revo n'ubwa mbere aba yigezeho, agira ngo ikindi kintu akenshi baba babikorera aba ari ukugira ngo nyine abandi babone ko abashaka kwiyereka abandi uko noneho we ubwe atari. Ibaze wasohokanye umuntu wenda ntanagufotoye ngo avuge uti dore sheri yansohokanye, ahubwo agiye kwifotorera ngo ibiryo, ngo agiye gufotora ngo ibi ahantu mwagiye. Rwose menya ko uwo mukobwa nta kiba kirimo papa. Wenda ashobora kubikora yego,
ashobora kubikora wenda ari nk'ikintu cyo kurya abonye nk'ubwa mbere, ikintu agiye nko kurya bwa mbere wenda, kugira n'urugero. Ariko umukobwa umusohokanye bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, buri gihe mbere yo kurya mumara nk'isaha ari gufotora ibiryo, nta kindi kintu ari gukora, we ari gufotora ibiryo, agahaguruka agashamara agafotora ibintu nk'ibyo. Menya ko rwose nta mukobwa waba ujyanye. Reka nkwibutse, niba utarakora subscribe kuri channel yacu rwose wayikora, kuko hanyuraho utuntu twiza kandi twinshi, tuntu tubagira inama. Ariko niba utanabishaka nta kibazo, nabwo nuyikore, ni nuzo yawe. Kandi buriya ntabwo umuntu yakwingingira gukora ikintu kitari bukurushye, kuko gukora subscribe ni ibintu, ni akantu kandaho nta gise bucika. Reka tujye ku kintu cya kane. Umukobwa uzasanga akenshi aguhamagara ari uko agize ikibazo, ngo ukajya kumva ngo sheri, ngo none se, we aguhamagara ari uko agize ibibazo gusa. Ntiyaguhamagara agiye kugusuhuza, ntiyaguhamagara agira ngo yumve uko umeze. We aguhamagara ari uko nyine ahuye n'ikibazo. Ubundi buri gihe aba ategereje ko ari wowe umwihamagarira. Uwo mukobwa rwose menya yuko nta mukobwa ufite, aho ufite akamashini. Hari abantu mu cyongereza bita aba gold digger, mu kinyarwanda ngo ni abakuzi, abari gukora pe. Akenshi umukobwa utaguhamagara, ashobora guhura n'ikibazo akaguhamagara, ni ibintu bisanzwe. Ariko na mu gitondo basi akibuka akaguhamagara, akakubaza be wariye saa sita, umeze ute, akakubaza ese umeze neza, waba urwaye nyine, ibintu nk'ibyo. Ariko we ikintu amenyana nacyo ni wa munsi wahembwe, ahita agira utubazo, ahita agira ngo amaniveriseri, ngahita agira ngo uburwayi, ngahita agira ngo umushuti we ngo yarembye, utuntu nk'umutwe. Niba ari umukobwa rwose mukundana cyangwa se munaziranye, uguhamagara gusa ari uko afite ikibazo, menya ko nta mukobwa umurimo rwose. Irukanka wa mwana w'umuhungu we, wa mwana w'umusore we, irukankire aho. Ntuzabishobora ni ukuri, ntuzabishobora. Yirukankire nimba ugifite amaguru yo kwiruka, kuko uwo mukobwa biba bigoranye kugira ngo uzasange afite urukundo ruzima. Biba bigoranye pe, biba bigoranye. Uwo mukobwa akenshi usanga nta kindi kintu aguhamagarira, ahubwo aguhamagara ari uko ufite ikibazo, cyangwa igihe azi yuko wahembwe. Igihe azi yuko ufite ibiceri rwose, mugahita mukundana, agahita aguhamagara, ibintu nk'ibyo. Umenye ko rwose uwo mwana w'umukobwa umwana w'umukobwa ni agakuzi k'amenyo. Ahubwo nimba ugifite amaraso yo kwiruka, ubaye ugishoboye kwiruka, wavamo ukirukankira rwose, ukigendera. Jye Indurwe igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nyita Kenzo. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora kuri channel yacu. Turabakunda, murabeho, murakagira Imana.